twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduha amaganga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 10 mu byumweru bisanzwe, tariki 9 Kamena 2024. Nga amasomo atwegereza Nyagasani. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 3 umurongo wa 9 kugeza ku 15. Umuntu yamaze gusuzugura Imana, maze Uhoraho Imana aramuhamagara, aramubaza ati, uri hehe? Undi arasubiza ati, numvise ijwi ryawe mu busitani, ngira ubwoba kuko nambaye ubusa ndihisha. Uhoraho Imana ati, ninde waguhishuriye ko wambaye ubusa? Aho ntiwariye ku giti narakubujije kuryaho? Umuntu arasubiza ati, umugore wanshyize iruhande niwe wampaye kuri cya giti ndarya. Uhoraho Imana abwira umugore ati, wakoze ibiki? Umugore arasubiza ati, inzoka yampenze ubwenge ndarya. Uhoraho Imana abwira inzoka ati, kuko wakoze ibyo, ubaye ruvumwa mu nyamaswa zose z'agasozi, uzakurinda hasi maze urye umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Shyize inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse ku gatsinsino. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 130. Nyagasani ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero. Uhoraho ndagutakambira ngeze kure, Uhoraho wumva ijwi ryanjye, utega amatwi ijwi ry'amaganya yanjye. Uhoraho aramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani ninde warokoka? Ariko rero usanganywe imbabazi kugira ngo baguhoranire icyubahiro. Nizeye Uhoraho n'umutima wanjye wose, nizeye ijambo rye. Umutima wanjye urarikiye Uhoraho kurusha uko umuraririzi ategereza umuseke. Kuko Uhoraho ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero, niwe uzakiza Isiraheli ibicumuro byayo byose. Nyagasani ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero. Isomo rya kabiri ni ryo muri 2 Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 4 umurongo wa 13 kugeza ku 18, n'umutwe wa 5 umurongo wa 1. Bavandimwe, ubwo dushyigikiwe n'ukwemera kw'ibyanditswe bivuga biti, naremeye bintera kwamamaza, natwe turemera ikaba ariyo mpamvu twamamaza. Koko turabizi, wazuye Nyagasani Yezu natwe azatuzurana nawe, kandi twese azatwakire iruhande rwe. Ibyo byose nimwe bigirirwa kugira ngo musenderezwe ineza y'Imana, maze murushaho kuba benshi bashimira Imana bayihesha ikuzo. Nicyo gituma tudacogora. Kabone nubwo umubiri ugenda uyonga, umutima wo wivugurura buri munsi. Kandi n'amagorwa yacu muri iki gihe gihita ntacyo adutwaye, uyagereranyije n'ikuzo adutegurira ry'akataraboneka kandi rizahoraho. Bityo tukaba tutarangamiye ibigaragara ahubwo bitagaragara, kuko ibigaragarira amaso bihitana n'igihe, naho bitagaragara bigahoraho iteka. Tuzi neza ko uyu mubiri utubereye nk'icumbi kuri iyi si. Umunsi ryasenyutse tukazimukira mu ngoro ihoraho yo mu ijuru, itubaswe n'ukuboko k'umuntu, ahubwo yubaswe n'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko, umutwe wa 3 umurongo wa 20 kugeza ku 35. Muri icyo gihe Yesu n'abigishwa be bageze imuhira, abantu benshi bongera guterana bituma badashobora kugira icyo barya. Nuko bene wabo wa Yesu babyumvise baza kuhamuvana, kuko bavugaga ngo yasaze. N'abigisha amategeko bari bavuye Yerusalemu baravuga ngo yahanzweho na Belizebuli, kandi ngo umutware wa roho mbi niyo yirukanisha roho mbi. Nuko abakoranyiriza iruhande rwe, ababwirira mu migani ati, Sekibi yabasha ite kwiyirukana? Ingoma y'ibyayimwe amahari ntishobora gukomera, n'umuryango wabyaye amahari nawo ntushobora gukomera. Niba rero Sekibi yirwanya akicamo ibice ntaba gikomeye, kaba kashobotse. Kandi nta muntu ushobora kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo asahure ibintu bye atabanje kuboha uwo munyamaboko, hanyuma ngo abone uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri, abana b'abantu bazakizwa ibyaha byose bakoze, ndetse n'ibitutsi batutse Imana. Nyamara uzaba yarututse Roho Mutagatifu ntabwo azagirirwa imbabazi bibaho, ahubwo azashinjwa igicumuro cye iteka.
Yezu yababwiye ibyo abitewe n'uko bavugaga ngo yahanzweho na roho mbi. Nyina wa Yezu n'abavandimwe be baraza bahagarara hanze bamutumaho ngo aze babonane. Abantu benshi bakaba bicaye bamukikije. Baramubwira bati, dore nyoko n'abavandimwe bawe bari hanze baragushaka. Arabasubiza ati, mama ninde? N'abavandimwe banjye ni bande? Nuko azengurutsa amaso mu bari bicaye bamukikije aravuga ati, dore mama, dore n'abavandimwe banjye. Umuntu wese ukora icyo Imana ishaka niwe muvandimwe wanjye, niwe mushiki wanjye, kandi niwe mama. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Umuntu wese ukora icyo Imana ishaka niwe muvandimwe wanjye, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Twongeye kubaha ikaze mugubwe neza kuri buri munsi. Uze gusohoka ufite impumuro y'uko wahuye n'Imana, hanyuma mara guhura n'Imana ukajya no kubyereka abavandimwe, ntukabyihererane, kuko kubaho ni ukubana. Amasomo kintu byacu dutegure kuri iki cyumweru cya 10 ni amasomo adufasha kubangura amatwi ngo bangu, amaso ngo kanu, umunwa ngo cwe, guceceka tukumva abandi, tukumva Imana, tukumva n'umuvandimwe. Mu ngingo remezo igira iti kumva umuvandimwe. Hari inshinge 3 iyo ushobora kuzitondagura neza biguha kubana n'abandi neza. Inshinga ya mbere yitwa kumva, iya kabiri yitwa kumvira, iya gatatu yitwa kumvikana. Burya iyo wumva neza n'amatwi bigufasha kujya wumvira, kudasuzugura. Nuko iyo udasuzugura ushaka kumvikana mugenzi wawe, mugashyira ibintu mu murongo mu buryo bwiza. Amasomo ari mu kibazo gikomeye cyane cy'uko abantu benshi impamvu dutumvikana nuko burya byahereye mu gutumva ibyo ndavuze, gutumva ibyo Imana ivuze, bikaza gutuma twumvirana, kuko akenshi wasanga turi kumviriza Imana, kumvirana sinumve neza icyo Imana ivuze, bityo narangiza ngahita nsuzugura, la désobéissance. Iyo ndangije gutumvira, iyo ndangije gusuzugura, binganisha gushwana, amakimbirane, amatiku, amanyanga, amacenga. Kubera iki? Gutumva mugenzi wanjye. Kubera iki? Kutumvira bikaza kurangira tutari kumvikana. Dukunze kugira nanjye kuvuga ingeso yo gufata ijambo ntiturekure ijambo. Abandi se bo bazavuga ryari? Kutumva mugenzi wacu. Umunyarwanda wese umwana we ati, reka ivuge. Ureka Imana ivuge, ariko nanone reka mugenzi wawe avuge, reka avuge. Kumva umuvandimwe. Mbere ya byose ngiye kubanza kubaha incamake ikubiyemo ibitekerezo by'ingenzi byatambutse muri amasomo uko ari 4. Igitekerezo cya mbere kiragira kiti, numvise ijwi rya mu busitani. Igitekerezo cya kabiri twavanye muri Zaburi, uhoraho ahorana imbabazi, ahorana urukundo. Igitekerezo cya gatatu twavanye mu isomo rya 2, tuzi neza ko umubiri utubereye nk'icumbi hano ku isi. Igitekerezo cya 4 twavanye mu ivanjiri, umuntu wese ukora icyo Imana ishaka niwe muvandimwe wanjye, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Amen. Nyuma kumva ibyo bitekerezo byatambutse aho ngaho, byose bishingiye kuri izo nshinga twavuze 3: kumva, kumvira, ndetse no kujya gute no kumvikana. Kumva umuvandimwe, kuko turi hano ku isi nyine nk'abagenzi, iwacu ukuri ni mu ijuru. Turi hano ku isi kugira ngo dutegurane, twumvikane uburyo tuzakorana urugendo. Ubundi nta mugenzi usiga undi. Niyo mpamvu utakoze urugendo wenyine. Turi hano ku isi kugira ngo twitegure ijuru. Nyuma yo kumva ibitekerezo by'ingenzi muri amasomo, tugiye cyane kwibanda ku isomo rya mbere ndetse n'ivanjiri, byo biza kudufasha kumva mugenzi wacu, kumva umuvandimwe. Twumvise mu isomo rya mbere icyaha cy'inkomoko. Abenshi icyaha cy'inkomoko ntabwo bakivugaho rumwe, ariko iby'ukuri nuko icyaha cy'inkomoko ni icyaha cyitwa agasuzuguro ka Adamu na Eva. Banze kumvira ijwi ry'Imana, nuko bagatangira bakitana ba mwana. Kutumvira bingana agasuzuguro nyine. Ivanjiri yo iratwereka uwumvira, iratwereka Bikira Mariya uwumvira. Mu gihe Adamu na Eva kubera agasuzuguro bakuruye urupfu, Yezu mu kumvira ndetse na Bikira Mariya mu kumvira bakurura ubuzima. Mu gihe Adamu na Eva mu gasuzuguro kabo, nanjye kuvuga bazana ishyano ry'urupfu, bagakurura icyaha, Yezu we na Bikira Mariya bakurura ubugingo, la rédemption, le rachat, ubutungane. Rero
iri somo rya mbere n'ivanjiri bikaza bitwereka ko umuntu nubwo bwose aba yaguye, ariko Imana nanone imbabazi z'Imana ziba ziri hafi. Za mbabazi z'Imana zije kugutarura wa mukiro w'Imana, kuko Imana duteguriye umukiro. Nguwo Adamu na Eva batujyana mu rupfu, ariko Bikira Mariya na Yezu bagatujyana he mu bugingo. Kumva rya jambo ry'Imana, gukurikiza ijambo ry'Imana. Nguwo Bikira Mariya, nguwo Yezu twumvise mu ivanjiri y'uyu munsi. Isomo rya mbere rirangira Imana muri wa mugambi wo gukiza abantu yerekanye ko umunyabyaha iza ishakashaka umunyabyaha aho yari ari mu busitani. Nuko Imana kiba kiyizanye ntabwo ari kugira ngo dukoze isoni, ahubwo kuba ari ukugira ngo idukize. Nibwo Nyagasani yongeye kugaragariza Adamu na Eva ko n'ubundi akibakomeyeho, ko bazatsinda. Amaherezo umunyacyaha wicujije azatsinda. Icyaha kigira ingaruka zacyo, ariko nanone ku mukristo kwabatse Imana, kugarukira Imana bituma wongera kubona ingabire z'Imana, ugatsinda ikibi, ugatsinda umwanzi sekibi, gutsinda kubona ibisubizo, cyane cyane igihe wagize ute, igihe wigoroye na Nyagasani, igihe wagarukiye Imana. Iyo abantu batari guhuza barahuzagurika, batangira kwitana ba mwana. Adamu ati ni Eva wanshutse, Eva ati ni inzoka yanshutse. Utyo kwitana ba mwana, kugenda ucurira hundi ibindi kaza kuranya turi gusopanya, gusebanya bitabuze. Nawe rero ngero urebe ibintu byose bigutanya nabo mubana, abavandimwe. Wasanga nabituruka ku gasuzuguro, kutumvira bikaza kuranya mutari kumvikana, mwatangiye gushwana, uri umwanzi sekibi. Iyi nzoka ntago ari inzoka ikurura ku butaka, ahubwo inzoka irashushanya sekibi. Bya bitekerezo biza bikatudurumbanya, twari twunze ubumwe, twari abavandimwe, tubanye neza, nuko sekibi agatambuka hagati yacu. Sekibi yitwa nanone diviseur, kareganyi, umushukanyi. Uyu niwe mu ivanjiri Beelzebuli, umutware wa roho mbi. Dutangazwe n'ukuntu sekibi igira amayeri, uburyo Yezu bari kumushinja, bakamushinja ububasha bwa sekibi, bakamushinja iby'ikuzimu, kandi Yezu ari umwana w'Imana. Ngaho amayeri ya sekibi ni ugushaka uburyo bwose yabasopanyisha. Yimaze kubasopanyisha irigaramira iti umurimo wanjye ndawusoje, ndawurangije. Abantu bagasigara barwana, ariko twongeye tuzirikane Yesu we afindura kare kose ubasha bwa sekibi, kuko icye ari uguhuza abantu. Ngo kuko Yezu Kristo aje kuduhuza ndetse no kudukiza. Iyi vanjiri tujya kuzirikana by'umwihariko ku ijambo umuvandimwe. Mu kuzirikana ku ijambo umuvandimwe, ndifuza ko turizirikana ku buryo bubiri. Hari ubuvandimwe buturuka ku isano y'amaraso, abantu uhuje papa wawe, muhuje mama, muhuje amasano ay'amaraso, babyara wawe, bene wanyu, babandi bo mu miryango bose, abo bose muhuje amasano y'umubiri. Hari nanone isano ya roho. Isano ya roho ari kwiganisha gukora icyo Imana ishaka, umutima urarikiye Imana, umutima urangamiye Imana. Rero amasano mbi atandukaniyeho nuko isano y'umubiri iyo ariyo wibanzeho wibagirwa Imana, iyo ariyo wibanzeho umubiri usho kugenda gukururwa n'umubiri, irari ry'umubiri iraha. Ngiye isano y'umubiri ibiri kugenda gukwega, ariko ikikuganisha mu rupfu, kumweryane, kubasha bwa sekibi. Nuko bikaza kurangira nawe ujyamo mahari nka Adamu na Eva. Ngiye isano y'umubiri Adamu na Eva bari bafitanye, nuko bakomeje kugenda bakurwa n'umubiri wabo, biraza kurangira bari gusuzugura. Isano y'umubiri, isano y'amaraso, naho akenshi igenda dukwega ituganisha. Uko irangira birangira nyine dushwanye, kuko iyo wagendeye ku moko, ukagendera ku miryango, ukagenda ku masano y'umubiri, ntabwo inkuru y'Yezu Kristo wongera kubona ahandi ijya. Ntabwo wongera kurangamira Yezu uko bikwiye, ntabwo wongera kurangamira Imana uko bikwiye. Niyo mpamvu isano isumbi y'amaraso, isano y'ukwemera nk'abavandimwe, nane tugomba kwimakaza imbere. Buri muntu wese ukamureba ukabona ari umuvandimwe wawe, ukabona uramukunze. Buri muntu wese ukamureba ukabona ari umubyeyi wawe, ukabona ari mama wawe, ukabona ari papa wawe. Kandi nubwo koko mwaba mudahuje igihugu, mwaba mudahuje idini, mwaba mudahuje nanjye kuvuga ubwoko, ukamureba ukamusoma umuvandimwe. Aho kugira ngo usome umuvandimwe urebe ku rugingo rw'umubiri, utange umusome mu kindi kintu kidakwiye, waramugize ikintu. Ngo iyo isano y'umubiri ituganisha ku bintu, nawe isano y'roho ituganisha ku buntu bw'Imana. Ese mubyeyi wowe muri no minsi uwo mubana mufitanye ihe sano? Ni ubuvandimwe, ni ya roho, cyangwa ni umubiri yandi ituma mutikorana,
mu makimbirane adashira, mu bibazo bidashira, mwirirwa murwana, mwirirwa mutimburana. Ikizakubwira isano y'amaraso ni uko nyine akenshi muzaba muri mu nduru mwiryane, naho isano isumbiye amaraso, isano yo kwemera, muzaba munsi ubumwe mukora icyo Imana ishaka. Kuko ubutagatifu ntabwo ari ugukora ibintu bihambaye, ahubwo urukundo dukorana ibyo Imana ishaka. Amen. Mubyeyi muri aka kanya reka dukore umwitozo wo gusuzuma niba isano ufitanye no mu bana ari isano y'amaraso, ari isano y'umubiri, cyangwa niba ari isano ya roho, isano y'ukwemera. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abavandimwe babiri baravukanaga, umwe ari mukuru undi ari mutoya. Nuko ngo bari n'imfubyi, bari bararasigiwe n'ababyeyi babo imirima. Igihe cyaje kugera bya bintu by'uko imirima yari na myinshi nyine, umwe akajya arengera undi, bishoboke ko ari gakuru arengera gatoya, barashyamirana bikomeye cyane. Biza kugera igihe nubwo babaga mu nzu imwe, umwe yabaga mu cyumba cy'undi kindi, ariko ntibigera bongera kuvugana, bakavugana gusa bandikiranye, bishoboke ko ari utumesaje, ari utubaruwa gusa, ariko ntihagire wongera kuvugana na mugenzi we. Umuto wari urimo ngo yari yarize, umukuru we atarize. None igihe cyaje kugera umutoya yagombaga kujya mu mahanga kujya gukomeza amashuri, ngo umutoya akaba yari afite ikibazo kiremereye cyo gusinzira cyane. Nuko aza kwibaza ati none se ndaza kubyuka ntangiye gutega indege nijoro, kandi mukuru wanjye sinshaka kumubwira, sinshaka guhita amubwira ko ngiye kwiga, ataza kuntobera agahita arabuza dosiye yanjye, ubu akabankuye mu ishuri. Nuko arabisha ntiyabimubwira. Nuko bigeze nijoro, kubera ko yari afite ikibazo cyo kudakanguka, cyo gusinzira cyane, nuko yandika akabaruwa yandikiye mukuru we amubwira ati uze kunkangura 9:00 z'ijoro njye gutega indege ngiye mu mahanga kwiga. Arangije ka kabaruwa akanyuza munsi y'urugi rw'icyumba cya mukuru we, nuko ariryamira, araryama arasinzira. Ngo mukuru we abyutse gasoma ka gapapuro kwaza kumukangura. Nuko mukuru we cyagihe abyukiye amukangura ngo 9:00, yandika no gapapuro ati ndagukanguye ngaho kanguka ujye mu mahanga ujye kwiga. Igihe cyaje kugera murumuna we asanze ka gapapuro munsi y'urugi, ubanza yarakangutse nka 2:00. Nuko agira ishavu rikomeye cyane, bishoboke ko mvaga mukuru aza kumukomangira ati kanguka bwakeye, nawe aba yarakanyure kwa mwandikiye akebo kagiye umugarura nyine. Murumuna we ararakara uburyo indege musize. Nuko muri ubwo burakari mu gihe cyakurikiyeho mukuru we ngo azana none kugira ijya akenera amubaza, ngo yarakeneye kujya gushimira umuzungu wari warabahaye iyo nzu kugira ngo bayituremo. Nuko mukuru we yibaza ahaza gukura igifaransa kugira ngo mushimire, bitewe nuko muri umunara wari yarize igifaransa, yanga nawe kumubwira icyo azajya gukora wa muzungu, ntigera amuhishurira. Nuko amwandikira akabaruwa amubwira ati aya magambo bayavuga bate? Yaramubwira ati uri umuntu mwiza, wambereye umubyeyi, Imana izaguhemba ijuru. Nuko akaba amaze gukwandika, nanone akanyuza munsi y'urugi, urugi rwa murumuna we. Murumuna amaze kubona rwa rwandiko n'umujinya mwinshi ahita yandika urundi rwandiko, atigeze yongera kureba kuri urwo rwandiko, yandikira mukuru w'ibitutsi kubera ko yari yamuhemukiye, ayimwandikira mu gifaransa. Socié méchant, malfaiteur mondial, jaloux, tu mérites le feu éternel. Ubwo yari yandikiye mukuru we ari kumutuka uburyo bwose, yatumye indege musiga, umunyeshyari gusa, imbwa gusa, umugome kabuhariwe ku rwego kabuhariwe, mugira nabi ku rwego mpuzamahanga. Nijoro ntaryo uteze kubona aho uzajya muri Uwiteka. Rwa rwandiko arunyuza nanone munsi y'urugi rw'icyumba cya mukuru we. Mukuru we abonye rwa rupapuro, ako kanya ahita arufata arushyira wa muzungu wavuga igifaransa, mu rwego nyine kumushimira ibyo yamukoreye. Nuko igihe kigeze wa muzungu nyine amaze gusoma rwa rwandiko neza arabisha. Ako kanya cyakurikiyeho yahise azana igitaraganya abasohora muri ya nzu yari yarabatije, barangara. Wa muvandimwe mukuru akomeza kwibaza ibibaye, ko aragiye gushimira, none nyiramazu akaba birukanye, bakaba baheze hanze. Bishoboke ko bazakomeza muri ubwo burakari niba atisubira ngo baganire ku bibazo biri kubabaho. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Aha ngiye gitera amatiku, amanyanga, amakimbirane no gutaganira. Muri iyi si hari ingo nyinshi cyane zibanye zityo,
umugabo akabana n'umugore bagahora bandikirana gusa kwandikirana, ariko batazigera bicana ngo bavugane, bagahurira mu kirere gusa online, ingo zubatse online, mbega ingo zubakiye ku muguruko, ingo zubatse mu kirere, ntibagire na rimwe bavugana. Aho ni mutavugana muzasopanya, aho ni mutavugana muzavuguruzanya, kuko buri wese azajya aheraho guhima mugenzi we. Ngaba bavandimwe, nawe wongere urebe, ese muri abavandimwe ari umuto ari umukuru, ninde uri mu mafuti, ninde mugome kurusha undi? Aha, igisubizo nta kindi, wongere ubarebe ubuzima bwabo, wongere urebe ibyo barimo, uraza gusanga ikibazo bafite no gutavugana, kuko baramutse bavuganye bashobora no gukosora amakosa yatambutse hagati yabo, ubundi bakakosora ubuzima bugakomeza. Ariko kuba buri wese atabasha kuvugana n'undi, buri wese akandikira mugenzi we kugira ngo bicare ikibazo bagicoce, bizarangira basohoye nyine mu nzu, bizarangira bashwiragiye, bizarangira bagiye hanze, bizarangira ibintu byabo byose bigiye ku itangazo, bizarangira bakennye, bizarangira babuze epfo na ruguru. Uriya ntazongera kujya kwiga, undi ya nzu yari afite bwa bukire hahandi yakoraga bazamwirukana, kubera ko byashyari bafitanye, bwa bugome buri wese afitiye mugenzi we, kwaguhimana vengeance, buri wese agashaka guhima mugenzi we, imbwa gusa. Iyo utumva umuvandimwe birangira uri kumvirana, uri kumwumviriza, nibwo bizarangira kuko mutongeye kumvikana, buri wese ari guhangana mugenzi we, ng'amatiku ng'amakimbirane, ngize intwaro nguko kurwana. Seki muzamenye ko iri muri urwo rugo rwanyu, ngewe yanzoka ibahenda ubwenge ikabashuka. Ngaya amasano twarebaga, nawe wongere urebe muri abavandimwe, uko biri kose afitanye amasano y'amaraso, baravukana, ariko babuze isano ya roho. Kwa gutumvikana nyine kuraje, babuze kumva, babuze kumvira, babuze no kumvikana. Isano yarashushwe, bizarangira nyine batatanye, umwanzi Sekibi abiye nk'amacakubiri, umwe akajya ukwe undi ukwe, bagashwiragira. Hari icyo bita mu mibare, il est riche en extension mais pauvre en compréhension. Ngo ushobora kuba ufite quantité nyinshi cyane, ibintu byinshi cyane, ufite ibibanza, ufite amazu, umeze neza, ariko niba nta karita ibyo bintu bifite, niba bitameze neza, niba utumva mugenzi wawe comprehension, kakubayeho, uzamenye ko ntacyo tunze. Kumva umuvandimwe la comprehension, gutega amatwi undi, n'ibyo bigenda bikurura. Iyo utumva mugenzi wawe birangira ugenda umuhima, ukamwandikira ibitutsi, ukamutuka, ukamubwira nabi. Icyo gihe uzashyiraho danger de mort, uhegereye wapfa, ntimuzigera mutera imbere. Iyo mutongana, iyo mutukana, iyo mushyamirana, ntimuzigera mutera imbere. Muzongera mutera imbere ryari nimwicara mukaganira, mugakemura impaka mufitanye. Ahangaha muzamenye ko Imana iri hagati yanyu. Naho ubundi nimutareka Imana ngo bakore icyo cyasha, muzaguma muri ubwo busitani, mukomere kwangara, mukomeze mwangare, kuko mwahaye inzoka urwaho, mwahaye umwanzi urwaho. Uyu munsi wongere urebe aho tuba mu rugo iwawe, wowe mugabo naho umugore, ese wasanga namwe mubanye nk'abavandimwe, ntimugihurira ku meza, ntimugihurira ku buriri, ntimugihurira ku ifunguro, buri wese asiganye urukwe, undi akanyura ukwe, mukaza guhura gusa muri kurwana, mukaza guhura gusa muri kujombana ibikwasi n'imigera. Mbega ubuvandimwe buraha, mbega ingo ziraha. Babyeyi mukomere, nibwo uzasanga abantu babana, wabona nyine umugabo n'umugore babanye kuri ubu buryo, ntibikabe ko wabona nk'abihaye Imana babanye kuri ubu buryo, umwe akajyaza undi yagiye, mubana mu nzu imwe, umwe akajya yandikira undi, umwe akajya yinjira undi ari gusohoka. Frere, masere, padiri, mbega wowe, nguko nawe wongere urebe umuvandimwe, muracyaganira, ikibazo cyavutse muricara mukagicoca, umwe akumva undi, uzajya kumva wumve umuntu arakubwira ati njye uriya muntu yambereye umubyeyi kubera iki, ndamubwira akanyumva. Iyo ubwira umuntu agakumva, njyeho kado nziza, umuntu akaza kugutura ikibazo ukamwumva, kandi utabona uburyo ugikemura, ariko wamuteze amatwi, utega undi amatwi, utege umugore wawe amatwi, utege umugabo amatwi, utege umwana wawe amatwi, utege umuntu mubana amatwi. Muri kominote zanyu ntimukabe kominote gusa kwizina, ariko mudafite communion, cominote sans communion vraiment. Mbega ibibazo biraha ababyeyi,
ngo uko gushwana, ngo uko gutikurana, njyewe ya inzoka yatangiye kuza, buri wese aragenda imushuka, biraza kurangira nyine mwambaye ubusa. Njye cy'ikinyoma, ngo ukubeshya n'ibindi byinshi cyane, iki cyaha kigenda gikurura agasuzuguro. Amasomo agufashe nawe kugarura ubuvandimwe. Umuvandimwe ni muntu ki? Ni ukora icyo Imana ishaka, uwo muhuje isano ya roho. Kimwe na Yezu, umuvandimwe wanjye ukora icyo Imana ishaka niyo muvandimwe wanjye, niyo mushiki wanjye, niwe mama. Urahirwa Bikira Mariya kuko wemeye ukora icyo Imana ishaka buri munsi. Mugire icyumweru cyiza mwese, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.